Ndagusuje bana natwe mu biganiro byacu bivuga ku buzima. Umusatsi wawe urapfuka, uracika, ndetse kandi ukumva wowe nta kutagize ibishoboka byose wagerageje kubikora. Ese byibuze ujya wumva inama z'abaganga zivuga ku bijyanye n'umusatsi? Ese byibuze ibyo wumvishe byose ujya ugerageza kubikoresha mu musatsi wawe? Hari abantu bumva inkuru zo kuri social media bagahita bita ku musatsi wabo, bagahita bafata bya bindi byose babwiwe bakajya kubishyira mu musatsi. Nyamara amakuru amwe aba ari ukuri, kimwe n'uko haba hari andi makuru atari ukuri, ku buryo iyo uyakoresheje ushobora kwangiza umusatsi wawe kandi bitari ngombwa. Ikaze rero wumve inama z'abaganga, wumve inama zigufasha gusobanukirwa ibintu 5 by'ibanze ukwiye gukora buri munsi kandi bitavunanye, bidahenze, ndetse bigafasha umusatsi wawe kumera neza, ndetse bigafasha umusatsi wawe gukura neza. Ariko kandi wibuke ko ntabwo ibyo bintu biri bukore mu munsi umwe gusa. Ntihazagire umuntu ukubwira ngo mu cyumweru kimwe ngo uraba ugize umusatsi mwiza, ngo umusatsi uraba ubaye neza. Hoya, ni ibintu bigusaba kwihangana, ni ibintu bigusaba umwanya munini, ni ibintu bigusaba kubyitondera kugira ngo ubashe kugira umusatsi nk'uko ubishaka. Ikaze rero hamwe na muganga Theophila. Ibiganiro byacu nimba ubikunda ujye wibuka gushyiraho like kugira ngo tubone abandi bantu benshi bumva ibiganiro bivuga ku buzima. Ikindi kandi twebwe tuvuga amakuru yizewe ari bugufashe, na cyane ko tugenda tureba no ku ndwara z'uruhu, hose tukagusobanurira ukamenya uko ugomba kwitwara. Ikintu cya mbere rero kandi cyoroshye ugomba kwirinda ni ukugabanya gukurura umusatsi cyane. Urugero rworoshye, hari umuntu usokoza, noneho kwa gusokoza cyangwa se kwa gushaka kwita ku musatsi we, ugasanga ari gushyiramo igisokozo agashikuza cyane, ashyizemo ingufu cyane nyinshi kubera ko bitari gukunda. Ibyo bintu umenya ko byangiza nyine umusatsi. Ikindi kandi, niba ukunda braid, nimba ukunda cornrows, nimba ukunda ponytail extension, ni bya bisuko byose muzi bahambira ku musatsi, rimwe na rimwe ugasanga bari no gukurura cyane. Ziriya style zikurura umusatsi ugomba kuzitondera, kuko akenshi iyi mizi yo hano ku musatsi irangirika. Akenshi byangiza follicule. Follicule ni tuno twobo dutoya aho umusatsi ukurira. Iyo rero utungutu twangiritse, usanga umusatsi utangira gucika. Akenshi habaho ikibazo gikomeye ku buryo no kugikosora usanga bitoroshye. Nshuti yanjye rero, ntukihutire kujya gusokoza cyangwa kujya gukurura umusatsi wawe. Ntukihutire gusukisha ibintu bikomeye bituma umusatsi ubabara, bituma ubabara ku mutwe. Ubu bubabara uri kugira ku mutwe wibifata nk'aho ari ibintu byoroshye, ngo wumve ko ni ibisuko biri kundya, wumve ari ibintu byoroshye. Hoya, ubwo bubabare ni ikimenyetso cy'uko mu minsi iri imbere ushobora gutakaza umusatsi. Nakubwiye ko ndibukubwira ibintu bigera kuri 5, ngira ngo icya mbere cyo uragisobanukiwe. Rero izi style zituma umusatsi wawe bawukurura bagashikuza, ntukongere kuzikoresha. Reka dukomeze kuri style ya kabiri. Jya witonda mu gukaraba no gusokoza. Ari byo nahoze nkubwira. Ujya ubona umuntu ari gusokoza agashyira igisokozo mu mutwe agashikuza cyane n'ingufu nyinshi cyane, bigaragara ko nyine bikomeye, igisokozo kitari kunyuramo. Niba ari uko nguko bimeze rero, hari uburyo bwiza ugomba gusokozamo kandi bugufasha gutuma umusatsi wawe udapfuka cyane. Mu bisanzwe ubundi dermatologist ni ba bantu bavura indwara z'uruhu, ba bantu basobanukiwe neza, inzobere mu kuvura indwara z'uruhu. Bavuga ko abantu bafite umusatsi ukomeye uba ushobora kubanza gushyiramo utuzi dukeya, umusatsi ukoroha. Ikindi kandi, niba uri gusokoza ukumva biri gufata bigakomeza, hera hano inyuma, ahangaha ugende twa tuntu dukomeye utworoshya, ugende utworoshya. Numara kutworoshya twa tuntu dukomeye, urakomeza mpaka uze kugere hehe, no ku mutwe, ahangaha hafi y'umutwe. Ikindi kandi, bikore gahoro. Bikore gahoro, kuko icyo dukeneye, ntabwo dukeneye ko umusatsi urambuka neza.
ahubwo icyo dukeneye ni uko twirinda ko hari umusatsi nyine dutakaza hehe hano mu gisokozo, ni uko twirinda ko hari umusatsi uri buze gucika. Niyo mpamvu rero ugomba kujya ubikora gahoro, ukabitwara gakeya kugira ngo umusatsi wawe utaza kugira gute gupfuka. Ngira ngo mwabyumvishe, iyo ni inama ya kabiri turiho. Ikindi kandi impamvu tuvuga gusokoza gahoro, ahangaha ku mutwe wacu, aha ku ruhu rw'umusatsi kuri scalp, ahangaha hariho imizi y'umusatsi, ahangaha imizi itereye, aha haba ibyo twita follicule. Izi follicule rero ni utu twobo iyi misatsi izamukiramo. Iyo ushikuje uba uri kwangiza muri twa twobo aho imisatsi ikurira. Aha rero bishobora guteza ingorane cyane zo gutuma umusatsi wawe utakara, zo gutuma umusatsi wawe utangira gupfuka. Niyo mpamvu mpora nkubwira ngo kurikirana inama z'abaganga. Umuntu naze kubwira ngo shyiramo izi produit, ntago produit zigeze mu 10 wirirwa ushyira mu mutwe wawe arizo bituma umusatsi umera neza, arizo zituma umusatsi ukura. Ahubwo icyo ukeneye ni ukumenya uburyo bwo gutwaramo umusatsi wawe ngo utangirika. Wibuke ko intego yacu ntago ari ukugira umusatsi muremure gusa, ahubwo intego yacu ni ukwirinda gutakaza na mukeya. Ikintu cya gatatu ugomba kwitaho buri munsi ni ukwirinda ibintu byumisha umusatsi, bya byuma bituma umusatsi wumuka, bya byuma birambura umusatsi. Ibyo byuma byirinde, ntago ari byiza. Si uko atari byiza, ariko ntago bikwiriye kubikoresha buri munsi. Izi mashini ntago zikenewe buri munsi. Ziragutunganyiriza umusatsi akanya gatoya, ziwurambura ubona urakeye umeze neza cyane, ariko nyuma y'igihe gitoya za ngorane ntago zavuyeho, n'ubundi ziraza kugira gute gukomeza. Niyo mpamvu rero uba ukwiye kubikoresha gakeya kugira ngo umusatsi wawe udatakaza ubwiza, kugira ngo umusatsi wawe utumagara, kugira ngo umusatsi wawe ugumane appearance nziza. Nkuko nabibabwiye rero, ibintu byose bifite ahantu byaturutse. Nuvuga ngo ishyirahamwe ry'abaganga b'inzobere bo mu ndwara z'uruhu, cyane cyane z'uruhu n'umusatsi muri Amerika, ibyo twita American Academy of Dermatology, bavuga ko ubushyuhe bukabije, bya bindi uri gukoresha wumutse umusatsi bikabije, bya bindi uri kuramburisha umusatsi bikabije, bituma umusatsi wawe ugabanuka iyo ubikoresha inshuro nyinshi. Ikindi bigatuma umusatsi wawe upfuka bitewe n'inshuro ukunda kubikoresha. Rero icyo usabwa ni ukubikoresha gake gashoboka, ubundi ugasokoza umusatsi wawe bisanzwe. Reka dukomeze ku cya kane, aribyo nakubwiye ko ni ibintu 5 turi kuvuga ugomba gukora buri munsi, bigafasha umusatsi wawe kuwitaho kandi ugakura neza. Ikintu cya kane ari nacyo cy'ingenzi cyane, ni ukurya ibyo kurya bifite intungamubiri. Umusatsi ukeneye nawo ibyo kurya. Ntago umubiri gusa ari ukeneye ibyo kurya, n'umusatsi urabikeneye. Kugira ngo umusatsi wawe ukure neza, ni uko ufata n'intungamubiri zihagije. Kugira ngo umusatsi wawe ukure neza, ni uko uwitaho, ni uko ufata ibikungahaye kuri proteine, ni uko ufata ibikungahaye kuri iron. Ibyo byo kurya rero akenshi dusangamo amagi, dusangamo amafi, dusangamo ibishyimbo, imboga n'imbuto, ibinyampeke n'ibindi biribwa uzi bikungahaye kuri proteine, vitamine n'imyunyungugu. Ibyo byose birakenewe kugira ngo umusatsi wawe ukure neza. Ntago gukoresha amaproduit gusa aribyo bizatuma umusatsi umera neza. Ikindi nakubwira kandi, hari abantu batekereza ko cyangwa se bumva ngo hari ama supplement akoreshwa mu kwita ku musatsi ucika, mu kwita ku musatsi ufite ibibazo, ariko kandi niba n'ubundi udafite intungamubiri zihagije mu mubiri wawe, izo vitamine z'inyongera ntabwo bivuze ko ziri buhite zituma umusatsi wawe ukura cyangwa se umera neza ako kanya. Nahoze nkubwira ko American Academy of Dermatology bavuga ko ziriya suprema zimwe iyo zifashwe ku bwinshi zishobora gutuma utakaza ahubwo umusatsi. Bivuze ngo nazo uba ugomba kuzitondera,
uba ugomba kuzikoreshwa mu rugero, na cyane ko tout excès est mauvais. Ibintu bikoreshejwe inshuro nyinshi akenshi biba ari bibi, ntago bikunze kuba ari byiza ku musatsi. Nakubwiye ko gusokoza ubikora gahoro gahoro, ntago ushikuza kugira ngo umusatsi wawe utangirika. Ikintu cya gatanu, gira rutine, gira uburyo wita ku musatsi wawe byoroshye, gira uburyo ukurikirana umusatsi wawe, gira uburyo ukurikirana uruhu rwo ku mutwe, na cyane ko uru ruhu rwo ku mutwe niho umusatsi uturuka, rukeneye kwitabwaho rero kugira ngo umusatsi wawe umere neza. Nta bundi buryo rero ugomba kubyitaho, nuko mbere na mbere ubanza kumenya ubwoko bw'umusatsi wawe. Niba umusatsi wawe woroshye cyane, shakisha produit igomba kwita ku musatsi wawe, ushaka amavuta ugomba gukoresha. Niba umusatsi wawe ukomeye cyane, menya ngo ndawusokoza nte, ndawitaho gute. Ibyo bintu, ayo makuru niwe ukeneye kumenya. Ntabwo ukeneye produit nyinshi cyane ngo wite ku musatsi, ahubwo ukeneye amakuru ahagije, cyane cyane amakuru y'abaganga, kugira ngo ubashe kwita ku musatsi wawe. Hari ibintu byinshi ushobora gukoresha bikangiza uruhu. Iyo rero uruhu rwangiritse, ndakubwiza ukuri, ntago n'umusatsi wamera neza kandi uruhu rwawe rwangiritse. Kugira ngo nyine umusatsi umere neza, mbere na mbere nuko uruhu rumeze neza, nuko uruhu nta kibazo rufite, ariko uruhu nimba rufite ikibazo, menya ko n'umusatsi wawe nawo uri buze kugira ikibazo. Urugero nk'aha ngaha usokoza bigafata gutya, ntago ari ngombwa ngo ushikuze, uba ugomba kubikora gahoro gahoro kugira ngo udatakaza umusatsi. Nababwiye ko intego ntago ari ugutakaza umusatsi. Intego ntago ari uko dusokoza ngo umusatsi urambuke neza. Intego ni ukwirinda gutakaza umusatsi habe na muke, ni ukuwitaho. Niba rero umusatsi wawe ucika cyane kandi ukabona uratakara mu gisokozo ari mwinshi, ntukibande ku musatsi gusa, jya ureba no ku ruhu rwawe. Ese uyibaze nimba nta zindi ndwara z'uruhu urwaye zishobora gutuma umusatsi wawe utakara. Ikindi kandi, niba ufite ibyo twita dandruff, iyi dandruff ni bya bintu usanga biri mu mutwe w'umuntu byaragiye bisatagurika, ziriya ni indwara z'uruhu, uba ugomba kujya kwa muganga bakagufasha. Hari igihe umusatsi wangirika bitewe nuko hari ibibazo by'umubiri ufite, urugero nka tiroyide. Iyi tiroyide ni imisemburo ishobora kugira uruhare mu gucika k'umusatsi. Niyo mpamvu rero gutakaza umusatsi ntago ari ikintu ugomba kurebera ku buryo umusatsi uteye, ku mavuta ushyira mu musatsi, uba ugomba kurebera no mu buryo bw'ubuzima, kuko uba ushobora kuba ufite indi ndwara urwaye. Reka rero nshimire wowe ubana natwe buri munsi, wowe wumva ibiganiro byacu, wowe wabyiyumviye ko ushobora kuba hari ibintu byinshi ukora nabi, akaba ari byo bituma umusatsi wawe wangirika. Kandi wanabyumvishe ko hari ibindi ugomba kwitaho buri munsi, bigomba kurinda umusatsi wawe bigatuma umera neza. Ariho twasanze ko ugomba kwirinda gukurura umusatsi cyane cyagiye bari gusuka. Wibuke ko niba gukurura umusatsi cyane ukumva ubabara, ntago ari ikibazo cy'uko bagusutse, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane cy'uko ushobora kugira ibibazo by'uko umusatsi wawe uzajya usigara mu gisokozo. Icya kabiri ni uko ugomba kugabanya ubushyuhe bwinshi mu musatsi. Bya bintu ukoresha uri kumisha umusatsi, uri kurambura, biriya bintu nabyo bishobora guteza ingorane zo gutuma umusatsi upfuka iyo ubikoresha kenshi. Icya gatatu, gukarabamo unasokoza witonze, udashikuza, kuko iyo ushikuza uba uri kwangiza imizi y'umusatsi, uba uri kwangiza follicule, aho umusatsi uturuka muri twa twobo uzamukiramo. Icya kane, ugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo ugaburire umusatsi nk'uko ugaburira umubiri, umusatsi nawo ukeneye kugaburirwa. Wibuke ko ugomba kwita kuri proteine na iron. Icya gatanu, gira rutine yoroshye, gira uburyo bwo kwita ku musatsi wawe byoroshye, wireba bya bintu bihenze, wireba bya bintu bikomeye, ibyoroshye birahagije ngo umusatsi wawe umere neza. Icya gatandatu, unakurikiza inama z'abaganga, bizagufasha gutuma ugira umusatsi mwiza kandi ukura neza. Icya karindwi,
nta produit n'imwe izatuma umusatsi wawe uba mwiza cyangwa ukura neza vuba. Ahubwo numenya impamvu umusatsi wawe ucika, numenya impamvu umusatsi wawe udakura vuba, ibi bizatuma urushaho kuwitaho kandi ntabwo ari ibintu biba vuba. Ni ibintu biza gahoro gahoro. Ntabwo umunsi umwe uzabyuka ngo usange umusatsi wakuze. Bizagusaba kwihangana, bizagusaba kuwukurikirana, bizagusaba kubyitondera, gahoro gahoro uzageraho ubigereho. Reka ngushimire wowe wabanye natwe mu kiganiro cy'ubutaha. Tuzavuga ibintu tuzavuga ku mpamvu 7 utazi zituma umusatsi wawe udakura. Hari abantu baba bafite impamvu ariko batanazizi, izo mpamvu zigatuma umusatsi wabo udakura. Tuzazivugaho rero, uzabe hafi wumve, wige, usobanukirwe. Hamwe na muganga Theophila rero nkomeza kubaha inama zivuga ku buzima. Iyo ubanye nanjye, indwara, ibimenyetso, ibibazo by'ubuzima, hose ubasha kugiraho amakuru y'ingirakamaro.